Vincent Talk. Ndagushimiye cyane kandi ngo hajye ikaze wowe wakoze subscribe kuri Vincent Talk. Imana iguha umugisha ndetse nkubwira ngo warakoze cyane kubana natwe, warakoze cyane kuduha umwanya wawe, warakoze cyane kutwereka ko ukunda ibyo dukora. Imana iguha umugisha ndetse ikomeze kubana nawe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina David cyangwa se David, bitewe n'uko urizi cyangwa se bitewe n'uko urivuga, bitewe n'uko urisoma. David byose ni kimwe. David rero ni rimwe mu mazina meza rwose ahabwa abana b'abahungu. Menya ubusobanuro bwayo kugira ngo bibe ingirakamaro. Niba ufite umusheri wawe witwa David ukaba uri umukobwa, biba byiza iyo umenye ubusobanuro bw'izina rya sheri wawe. Rwose biba bisa neza cyane niyo umutunguye ukakamwoherereza, ahita avuga ati wow, unekerezaho rwose. Ahita avuga ati akanya kenshi ukamara uri kunekerezaho. Basore banjye mujye mumenya n'ibanga, cyangwa se bakobwa banjye mujye mumenya n'ibanga ryo gukundwa n'abasore banyu. Niba uri umukobwa ukaba utazi ubusobanuro bw'izina rya sheri wawe, nagushishikariza kuza hano kumva iri zina, maze ukahita umuhereza n'akarinki ukamubwira ati sheri akira akariki wumve ubusobanuro bw'izina ryawe. Biba ari byiza cyane. Ujye umbwira kandi niba imico nkubwiye cyangwa se bimuranga nkubwiye, niba koko biranga David uzi, cyangwa se niba mubeshyera, cyangwa se niba hari akantu mwongereyeho, nabwo uba ufite umwanya wo kumbwira muri comment kugira ngo tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. David rero niryo zina hano tugiye kurebera hamwe. David ni izina rihabwa umwana w'umuhungu cyangwa se abana b'abahungu muri rusange, rifite inkomoko mu Giheburayo kuri Dawidi, rikaba risobanura ukundwa. Ni izina rizwi cyane cyane muri Bibiliya, cyane mu isezerano rya kera, aho bavuga David cyangwa se Dawidi wabaye umwami wa kabiri w'Abisirayeli, kandi akaba ari we wishe umurwanyi w'igihangange Goliyati wo mu ngabo z'Abafilisitiya, wari warazengereje Abisirayeli. Yarabaye akasamutwe nk'uko abantu bajya babivuga muri iyi minsi. Dawidi rero uri kumva ko n'izina ryiza risobanura ukundwa. Aka ni akantu keza cyane uba ukwiye kumenya hano. Umwami Dawidi rero yategetse mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Yesu. Mu magambo y'impine bamwe bamwitaga Dev cyangwa se Devri bitewe n'ukuntu wabisomye, cyangwa se Devi bitewe n'ukuntu wabisomye. Rifitanye rero isano na Devena cyangwa se Davida cyangwa se Davinia, ahabwa abana, rihabwa abana b'abakobwa. Davinia ni izina rihabwa abana b'abakobwa, naryo rifitanye isano kuri Dawidi. Bimwe rero mu biranga ba David cyangwa se ba Dawidi mu Kinyarwanda, rimwe mu bibaranga ni umuntu ukunze kubyara abana benshi, ni umunyamahirwe mu buzima kandi ahora yishimye. Urumva ko rero ba Dawidi ku kintu cyo kubyaraho rwose biva kure rwose, bakagakora bagahita bubahiriza itegeko ry'Imana ati mubyare mwororoke maze mwuzure isi. Ni umuntu rero ucisha make ariko akagira n'igitsure, akunda kwisanzura kandi rimwe na rimwe avuga make. Akunda ibintu byo gusetsa cyane, ntiyabaho atabikora, nko kwigana abantu, gukinisha abana bato, gukubagana ndetse n'ibindi byose bisekeje bishobora gutuma umutima useka cyangwa se bishobora gutuma yishimye. Urumva ko rero ni ibintu biba biryoshye cyane. Ni umuntu rero ushyira mu gaciro kandi areba kure mbere yo kugira icyo akora. Ntabwo ajya ahuzagurika gake cyane gashoboka. David rero agaragaza amarangamutima ye cyane. Ikintu cyoroheje gishobora kumukomeretsa cyangwa se kikamushimisha ku buryo burenze urugero rwose. Urumva ko rero amarangamutima ye aba ari aho hafi cyane. Arihangana kandi kuba yitwa David bimwongerera icyizere cyo gukora cyane, akagira icyo ageza ku bandi. David rero akora ibyo wenyine. David rero akora ibya wenyine, akifatira imyanzuro ndetse akifataho urugero, akirebaho mu byo yagize yica cyangwa se mu byo
atigeze yangiza cyangwa se mu byo yishe cyangwa se ibindi akabikiza, niwe ubwe wifatira umwanzuro. Mu ikoranabuhanga rero ahangaha usanga ahanga utuntu tw'udushya, azi gucumbura kandi akunda ibintu bikozwe neza. Urumva ko rero ni umuhanga, ni umunyabugeni, akunda kugira ati wenda reka akore ikintu cye bwite kandi akagikora neza cyane. Rero ngiye kukubwira bimwe mu byamamare byitwa ba David, cyangwa se abantu bamwe bakunzwe cyane cyangwa begeze kubaho biswe ba David. Hari rero nka David Adekele uzwi nka Davido, umuhanzi ukomeye cyane muri Afurika. Nizere ko uyu nguyu rwose nta muntu utamuzi, umuntu wese abenshi turamuzi. David Adekele n'uwo bita Davido, twese turamuzi, abenshi turamuzi. David Beckham, umwongereza kabuhariwe muri ruhago. David Alaba, umukinnyi wa football ukomoka muri Australia. Nkubwira ngo rero David ni amazina meza cyane, ndetse n'izina ryiza, izina risobanura ukundwa, izina rimeze neza, baryita umwana wawe, kuko n'ibyamamare byinshi byagiye byitwa aya mazina. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iyi video, nkubwira ati warakoze cyane gukora subscribe, ndetse nawe niba utarayikora wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tukugezaho umunsi ku mundi. Niba hari igitekerezo ufite, icyo watubwira watwandikira muri comment, maze tukakikugezaho, cyangwa se niba ari inama tukayikugezaho gatanu ku kandi. Wakoze cyane kubana natwe.